Yes ashimwe bene data inshuti z'Ikamba TV ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo nkuko bisanzwe ntangira mbasuhuza muri inshuti zacu zakadasohoka muri abantu b'Imana cyane abakunzi b'Ikamba TV turabakunda kandi turabasengera kandi ndabizi ko Imana iri kumwe namwe rero ndashimira abakoze subscribe namwe mugiye kuyikora n'abandi mudutera inkunga mu buryo bwose Imana ibaho umugisha inshuti zacu ziri hirya no hino mu mpande enye z'isi mbifurije umugisha w'Imana Imana ibaho umugisha ndatangira senga mwami wacu Yesu Kristo naguhamagaye nguzubane natwe kandi muri aka kanya turagutumiye mwuka wera nguzo uyobora gahunda tugiyemo haba ngewe haba na mwene data n'undi wese uri kutureba reka habwa umugisha urakoze kunyemereye ko bikoze mu izina rya Yesu amen. Yesu abaho umugisha rero uyu munsi dufite umugisha twabatumiriye nkuko twabasezeranyije cyo tubabwizaho ubuhamya bw'abantu batandukanye impande zitandukanye twagize umugisha wo kubona umukozi w'Imana ariko ufite ubuhamya butandukanye cyangwa se budasanzwe yari yarahamagariwe umuhamagaro wo kuba maser ariko uyu munsi no mu Reverend Pasteri no profete no mukozi w'Imana ashumbye itorero urumva ko ni ikintu kidasanzwe byo ni Imana ibikora nta wundi muntu bikora reka rero mbasabe kumutega amatwi no kumwumva ko hari byinshi uraza kumva urugendo ni rurero yahuye narwo byari ibintu bitamworoheye ariko yagiye abona Imana mu buzima bwe yagiye abona Imana ikora ibintu bidasanzwe naratangaye afite abana beza cyane nyamara yakagombye kuba ari masera narebye abana afite avuga atari komana we nawe hari ukuntu wibaza ese burangiye yewe byagenda gute naratangaye afite umugabo mwiza cyane naratangaye ukuntu Imana amugire neza imuvana mu bamasera imu umugabo nkuriya imu abana nkabariya so ntekereza ko n'Imana yagira ngo azagira icyo akubwira wowe nawe wari ufite ikibazo nk'icyo wumvaga bitashoboka urushaho kongera gusubizwamo imbaraga ndagutumira rero kureba iki kiganiro ntukirekeraho ukirebe ukirangije reka twakire umutumirwa wacu kugira ngo mumukurikirane ndabizi ko muramukunda muri beshi Imana ibaho umugisha reka tumwakire nkuko nayibabwiye inshuti zacu umutumirwa wacu twamugezeho ntago byatworoheye kumugeraho ariko nkuko ari umukozi w'Imana turamufite tugwaye ikaze ku Ikamba TV watangira ubasuhuza murakoze cyane abakurikiye Ikamba TV turabashuje mu izina rya Yesu kandi Imana amahoro ikomeze ibaho umugisha wahisemo neza kureba iyi channel kuko ibasha kuguha ibiganiro byiza kandi bikubaka mu bugingo ugakomeza urugendo Imana bagire neza Imana iguha umugisha n'ubundi wakomeza ubibwira murakoze cyane amazina yanjye banyitana umukobwa Pst Fanny cyangwa se Fanny mfite amazina menshi cyane cyangwa se mama Samo mama Beni cyangwa mama Pasteri nk'abandi umupasteri nkorera mito bitagetse man ministries nkaba mfite imbyaro ebyiri ariko ndacyabyara yego Imana iguha umugisha Fanny uyu munsi wa none Fanny nindi Fanny amateka yanjye ni maremare cyane nkuko wigeze kubivuga uko nawe warusanzwe ubizi uko impamvu antume nuko unzi amateka yanjye nabayeho mpitamo umuhamagaro kujya mu bihaye Imana kuba umubikira nyuma nza kubivamo mba umukristo usanzwe nabwo nza kugera ku rwego mba umukozi w'Imana nkuko uyu munsi mpagaze ndo umupasteri Fanny mwavukiye navukiye urugendo rwacu na amateka baremare cyane nkuko muzi abanyarwanda bagiye bahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye wacu bakoze urugendo rurerure bambyara muri Tanzania bamaze kumbyara muri Tanzania bangomba ko bava muri Tanzania bajya kuba i Burundi rero amateka yanjye naho ngaho mu yandi magambo twaje mu Rwanda muri 1994 dutashye nkuko n'abandi basore batashye yego birumvikana ko kubw'intambara wavukiye aho hantu ariko atari wahisemo ariko turashimana ko wagarutse mu Rwagasabo Murakoze cyane ko nationality yanjye ndi umunyarwanda kazi yego biragaragara Fanny rero utangira amashuri yawe kugira ngo ujye kuba masera ni wanyu babigusizemo byagenze bite
ntabwo ari iwacu babinshizemo ariko ni kwa kundi umwana wese akura akareba ko igitekerezo cyanjye cyaje nkiri muri primaire ubwo nabonaga abamaseru uko bambaye aho twabaga kuri paruwase nkumva ndabakunze ariko nanone kugira ngo ufate umwanzuro wo kukijyamo suko nari nababonye ahubwo hari uburyo nabayeho tukura ari ubuzima twaciyemo cyane kw'intambara y'ikirangira hari ubuzima bwari bugoye abantu bajyaga baterura abana b'abakobwa ku ngufu abasirikare b'akajorite noneho aho nigaga rero tubona wajyaga ku ishuri utazi ko nimugoroba uri busubireyo nongeye ko mbona abantu bose bahindutse abagore kandi ukabona igihe kitageze ariko muri giyewe ndagenda negera padiri umwe wari waga kuri paruwasi yacu navuga ko ari umubyeyi wanjye w'umwuka ndamubwira ni genda ubashaka kuziha Imana arambwira ati se uzabishobora wo mu rundi kazi ko uzashobora kwiha Imana ko narinzwiho kugenda ku igare ibintu nk'ibyo ntazi kwambara ijipo nambara amapantaro amakabutura abantu baratuzi intambara ikirangira abantu bari bavuye Burundi n'abari bavuye Kongo ni Bugande bari bafite itandukanyirizo ubwo ariko kutewe nuko numvaga byahise ndamubwira ni genza bishobora biba ngombwa rero ko nshaka umuryango mpitamo noneho mpijyamo. Icyo gihe umaze guhitamo icyo kintu iwanyu byagenze bite? Iwacu barabyishimiye bitewe ko bari abakristo katolike barabyishimiyemo asibye bakuru banjye bamwe bari bamaze bari abapantekoti bo nibo batabishakaga ariko je nta nubwo byari bishya muri famiye kuko famiye yanjye abamo abapadiri akabamo n'ababikira urumva rero nanjye nangiye kwiyungamo ariko nk'abo tuvukana bari bakuru bari basobanukiwe byo gusenga bo ntago babishakaga ariko nka mama yarambwiye ati mwana wanjye nta kibazo. Fanny rero uragiye ubaye umubikira wawumazemo imyaka ingahe? Namazemo imyaka 5 ku myaka 5 ntago bari mikeya kumwihaye Imana uba muri kuva ntago ari mikeya niyo ngiyo nabayemo ariko none nagombaga gukomeza navuyemo ngiye gusezerana isezerano rya burundu bitewe n'ibyo nari mbonye. Kugira ngo uvemo wowe witwa umunsi mama wari abana nabonye byagenze ute? Nabyo byari urugendo kuko nanakivamo ntago nari mfite intego kuva ko ngiye gushaka ahubwo nakivuyemo nyine kuko hari igihe ugenda uzigiye mu kintu uzi ko ari cyiza ariko nyuma agera mukagikomerekeramo bitewe n'abo usanzemo n'uburyo bitwaramo cyo bakwerekaga bari cyo banavuga si cyo bari cyo none ndavuga ni byaba byiza nuko n'ubundi navamo nkaba umurayike kandi nkakomeza nkihimana kandi nkumva nta kibazo cyari kirimo rero mva mu kibikira nge nayo mfite intego ko nazashaka mva ngomba kubaho nk'umukristo gushaka kuri ge byaje ntangiye gufata ubuzima bwo hanze mpura n'abantu bagiye batandukanye mbona ababyeyi babyaye nkumva nta kibazo noneho byongera kuntera imbaraga cyane maze gukizwa. Bivuze ko kugira ngo uve mu kibikira hari ibyo wabonye mu bitari bigushimishije? Yego. Ubwo byaba ari nk'iki? Birahari ntabwo nabivuga byose hari igihe iba mu muryango ntabwo wavuga ibintu byabo byose kuko bitewe nuko ntago abantu bumva ibintu kimwe ariko nk'abantu benshi baba bakibamo nabo ubwabo barabizi ko harimo ibyo nk'abakiri mu kibikira cyangwa mu gipadiri abenshi bashobora kuba baboshywe n'itegeko ngo nisohoka hanze baravuga iki cyangwa se undi nawe akavuga ati nta kindi nashobora ariko nabo barabizi ko harimo akabazo. Yego. Reka aho tubasimbuke Fanny urugendo rwo kuva mu kibikira rwarakoroheye? Koko ntago rwanyoroheye kuko bisa nko kuba uvuye ni nko navuga burya n'umusirikare yavuye mu gisirikare kugira ngo ajye mu buzima busanzwe bamudemobilije ntabwo abasha kumenyera hanze ari ahantu baramenyereye imyitwarire imivugire imyambarire uburyo ugomba kwitwara hagati y'abantu n'abandi ni ibintu byari bitandukanye rero ntago byanyoroheye byabanje kungoramo cyane kuburyo abantu bose bajyaga banyibazaho si umuntu aturutse kuko icyambere cyo nkiva mu kibikira twimutse ahantu tujya gutura ahandi bituma rero aho ngiye bataramenye uwari we burya akeshi nta nubwo ukunda no kubivuga ngo bivuge no kugira ngo mbashe kubivuga nuko nari maze kubaturwa namaze gukizwa kuko narakijijwe
umupasiteri wanyakije agakiza yari yabaye umupadiri abasha kumfasha mu rugendo arantinyura none mbasha kubohoka muri jewe mbasha kwatura kuvuga ko ubundi nk'abantu benshi twari tunaturanye ntago bari babizi kereka abanzi mbere yaho twari dutuye mbere nibo bari bazi urwo rugendo rwanjye ariko aho twaje gutura nta bandi bari babizi kereka famiye yanjye gusa. Icyo gihe nkuko papa na mama bari abagatulika ese nta kibazo wagizemo? Nta kibazo cyo kuba bari abakristo kuko famiye iwacu bari papa ngiye yapfuye kera apfuye 59 nako 88 noneho dusikana mama bari abantu batanga uburenganzira ko higeze kubaho ngira ngo bakiri mu Rwanda ngo niba ari mu Rwanda niba ari mu Burundi ntago mbyibuka neza sinzi igihe kigeze kubaho aho gaturika yabatirizaga abana batoya n'abaporoso none habaho gusa nkaho kuvuga ngo abaprotesta bakavuga ugaturika ku cyumubatiza abana bakiri batoya mukabahatira idini niyo iwacu rero bafashe umurongo wo kuvuga ngo reka tureka abana bazihitiremo idini rero haje kubamo igice kimwe kirimo cy'abagaturika ikindi kibamo cy'abaporo none bamaze kumwe bamwe ari abaporo urani imisenge y'abaporo yari tarukanye bagaturika ubwo rero abo bagiye batangira ari abaporo baje kurangira bo babaye abapantekoti aribo twakwita deperi mgubu baza guhinduka abapantekoti rero no kuvuga ngo muri icyo gihe uko iwacu bafashe umwanzuro kuvuga ngo umwana yihitiremo uburyo bwose wasengagamo ntago bagiraga bakubuza kuko bari abakristo bavuga ati umwana wacu ikiza atatanya ajya mu bindi ahubwo atanya ajya mu gusenga nta kibazo nanakivuyemo ntago byigeze bimutera ikibazo mama wanjye ko yarakiriho ntago byigeze bimutera ikibazo ahubwo yarabyakiriye arambwira ati nta kibazo atubwo ngubwo niko byagenze. Fanny uvuye mu kibikira ugiye mu kirokore ubatijwe mu mazi menshi aho ngaho timana kwatizwa mu mazi menshi se wagiye muri korali wakomeje uvuga ubutumwa byagenze bite? Vuga ngo kubatizwa binagoranye ubwo binagoranye kuko kukizwa kwanjye ni ibintu byatunguranye ntago nabishakaga kuko ntago najyaga nkunda ibintu by'abarokore najyaga mbona bavuza induru kandi abarokore nkabona ntibagira gahunda nkabona mbese abarokore nabonaga nk'abantu mbese sinzi ukuntu mbese nabumvaga kandi nkabona nk'abantu b'abakene bameze ukuntu rero byaje kuza nijoro numva ijwi rirambwiye ngo jye Kigali ko twari turi Butare yamwe ngo jye Kigali nambutse Nyabarongo saa 11 zishyira saa 12 aho nagombaga kujya siho nagiye nagomba kujya mu Kiyovu mvuga n'umuntu wo mu Kiyovu aho ngomba kujya arambwira ati ndaje duhure kuri Saint Michel tujye muri misa niturenza dutahe igihe mpagaze ko garengera ngo yari kiri hano ruguru kwa Rubangura noneho nza kuba mvugana n'umuntu bamubye telefone kandi bategura ubukwe mutiza telefone yanjye ko cyo kubona umva ijwi rirambwiye ngo jya Kicukiro hari umuvandimwe niwo nagiye nabwo ngenda nyoboza none ngerayo ndababwira ndi ndaje ariko ntago nzi kinzanye ko ari umurokore aravuga tubwo kirahari ariko mbere yuko mpaza akaba nari maze iminsi ndose inzozi narose inzozi nzibazaho ko nabonaga inyanja ndende ariko ngiye kureba mfata igiti kirangifata mu ntoke kirampanda nashaka kuraho inyanja irangirira ngiye kumva numva umuntu arambwiye ngo uko utabonye aho itangirira ntuzabona naho irangirira nuko arandangije mbibazaho cyane nza no kujya Bujumbura njya no kwica kuri Tanganyika kanya gatoya nibazaho ukuntu biranyobera ariko nza kuza Kigali rero aho rero nasobanukiye ko urugendo natangiye ntago namenye uko rwatangiye nkizwa ni nako ntamenye nuko ntazi igihe ruzarangirira rero turasenga ariko nyuma tuza guhura na Pasteri ambwira message Imana yari yanyeretse uribozi kandi yari umupasteri w'umunyamahanga w'umutanzania utafite n'ibindi bintu byinshi azi ariko ambwira ibyanjye ambwira ibyatumye njya mu kibikira ambwira mbere yuko nkijyamo ambwira nuko nakivuyemo nuko Imana yari yambwiye ko ndibuka muri 94 mu kwezi kwa 10 nahuye n'umusirikare ahantu uyu musirikare w'igihugu noneho urubi ntambare kirangira abantu hari abantu kuna abantu babaga bari ku gasozi bandaraye kwera genocide
noneho turahura na umwana muto ufite umupanga uvuye gutora inkwi cyangwa se gutashya biterwa naho uturika, arambwira ngo mbonye ukorera Imana ugenda ibihugu byinshi uvuga ubutumwa. Rangije ndamureba ndamubwira nse nzavuga ubutumwa bishingiye numva ibyo ambwiye ntago mbyumva. Rero uwo mupasteri yaje guhuza na bya bindi wa wundi yambwiye, arambwira ngo nta muntu wigeze akubwira ko uzakorera Imana ukagenda ibihugu uri ahantu gutya mu gashyamba. Ndavuga nti ndatekereza ndibuka ko gashyamba kari mu karere ka Kayonza ubaho bicya Kabarondo sankuza mugano biti Rusera. Hari ahantu gutyo utarajya kuba poroso, hari ahantu hari agati kera bajyaga bakunda gucururizamo umusururu bahitaga kuko imisururu. Aho rero ni uwo musirikare yambwiriye ubwo butumwa. Noneho Pasteri abimbwiye bijyana n'ibyo jewe nzi ariko byari banga muri gihe. Nuko noneho atangira tutangira kujya mu rusengero ntabyumva ko ntago jewe nari narigeze ngera mu borokore. Bya bindi bavuga ngo nzi indirimbo nari umukarismatike, nari mbese no mukarismatike uri aho ngaho wisengera, ariko ibintu byo ngo ngiye mu barokore ntago nabyumvaga nubwo nanabijyagamo rwose. Ariko noneho biza kurangira aranyobora, none abantu bose bazaga mu rusengero bagashaka kunganiriza, nari mfite ukuntu ncecetse cyane kuko bavuga barasengaga bakavuga cyane nkumva baransakuriza, kandi bavuga ngo Imana iravuze nkumva simbyumva kuko ntago nabonaga iturutse, nta mashusho yari ahari, nta na tabernakulo yari hari ngo mvuge ngo ndabyuza hari ikimenyetso cy'Ukaristiya cya hostia cyari kirimo ngo Yesu mwisakaramento urimo mvuge ngo byibuze mpuye nabyo, ahubwo nkumva simbyumva nkabibamara. Ariko Pasteri akajya abwira abavuga butumwa n'abana bati mumureke uyu mumundekere. Rero yo amaterano yarangiraga keshi wasangaga ansigaza kambwira ngo duhure muri office, hajya muri office akansobanurira nkamubaza ko nkunda kubaza sinyanjya mu kintu nabajije, hamubaza akambwira ati iki niki gisobanura gutya gisobanura gutya gisobanura gutya. Ku munsi rero wo kubatizwa yaranginginze, burya hari abantu babwiriza ubutumwa bahutaza, ariko n'ubundi bwiriza biterwa burya hari umuntu ushobora kubwiriza ubutumwa uhutaza akumva, ariko n'ugomba kuhutaza ntiyumve. Noneho arambwira ati rero tugiye kubatiza, nagira ngo uzaze ukurikire inyigisho z'umubatizo. Mu gihe rero bari bigisha hari kuwa gatanu ngira ngo ndagenda nkurikira inyigisho z'umubatizo, maze gukurikira inyigisho z'umubatizo arambwira ati se ati ngo ntago wabatizwa. Ndabwira rero ntago nzabatizwa kuko umubatizo nabatijwe ndawemera, ikinkura y'ibyaha ntabwo ari amazi ni isengesho nasengewe. Aranje arambwira ati nta kibazo, nkaba nafite kamera digitale, arambwira ati uzaze duherekeze kuri Muhazi tugende tujye kubatiza none ufotore. Nanjye mbyuka mu gitondo nkubitamo ikabutura, nkubitamo t-shirt, nkubitamo ingofero y'urukinga bita niyemeje uburara, nkikubitamo ubwo nanjye ndagenda ndabaherekeza mu modoka, kandi mushubanye ndamushuje Pastor John Hazimana mu mahoro n'umugisha aranyumva ndabizi. Noneho turagenda tugeze kuri Muhazi, mu gihe bariho ba Pasteri bafatanya ibiganza bo basengera amazi kugira ngo batangire kubatiza. Nanjye njyaho ndafotora rwose nashishikaye. None hashize akanya baranje bavuze ngo amen. Hambwa ati Fanny mwana wanjye waje ukabatizwa. Sinzi imbaraga zanteruye, mbona ndagiye mbatwizwa ubwo mitanuzura n'umuka wera. Ubwo bandubitsemo mvuga kundi barongera bansubizamo mbarusha n'imbaraga rwose mbatizwa mu gihe yaranje mu mazi, nuko nguko nabatijwe. Byari ibintu bitoroshye ariko ari umugambi w'Imana. Yego. Icyo gihe uvuye kubatizwa wakomeje urugendo rwo kuba mu barokore? Nakomeje urugendo rwo kuba mu barokore, sinongeye no gusubira iwacu, nabaye aho mba no kwa Pasteri. Mba kwa Pasteri ntago kuri nayigiyemo ariko ntago ngiye nzi kuririmba. Ntago nzi kuririmba rwose, niyo najyaga muri korari bigeze kushira muri korari burya umuhamagaro wose ubanzirizwa muri korari. Umuntu wese yamenye amasengesho yamumvuga butumwa azahera muri korari. None baranje banshira muri korari rero kuko nari mugufi banshira ku murongo w'imbere. Noneho uko baririmba nanjye nkaririmba nkajya nkurura amajwi yabo. Baranze bateko ko turepeta neza, ariko twagera
ku cyumweru kuririmba ku buryo pastor yahagurukaga akagenda akabicaza ati mwabaye mutatu mwagiye musenga atubona ko mudasenga amajwi yanyu mwamaze kwica ibintu ari ariko kuko ntari umuririmbyi ndahaba ariko no ntangira gutorezwa mu ivuga butumwa byatumye mvuga ubutumwa njya Kicukiro nkajya za Gashyekero tukajya kuvuga ubutumwa tukajya Kinyinya tukavuga ubutumwa tukajya ku Murindi tukavuga ubutumwa n'amaguru nza gukomeza noneho nkomereza umuhamagaraho ndihangana nca mu buzima rero noneho nca mu buzima bwo gushira amashereka giye iwacu nonse imyaka 8 ko ndumwe iwacu tuvuga turi abana 14 genda umwana wa 13 rero ko ndi umwana wa 13 nkukirwa nabucura nonse imyaka 8 amashereka yarakindi hehe ku munwa ntabwo twigeze ari ibintu tutigeze duhura nabyo iwacu noneho ikintu uyu muhamagaro wanyigishije gusonza unyigisha kwambara ubusa baba roko nabiga nsuzugura baba Pasteri nasuzugura ko bagiye ikote rero mbona Pasteri amakote yabo yabaga hano yaratobotse kubera kugenda izi ntugu zikagenda zikadutobora tugatoboka none rero nanjye yanshishije muri ubwo buzima nari mfite inzira za shutkate najyaga ncamo nkagera za ntuza hano Nyamirambo usankugeza dahibagiwe hepfo hari ahantu usankujya Butamwa n'amaguru tujya gusengera y'umuntu n'inzara ducimanuka izagatenga hose hanyu twaga tujya Kinyinya hepfo muri Avega n'amaguru ndwara imyate namaze amezi 3 nshonje mpambira igitambaro mu nda kandi mbaha hano hirya mu Kagarama mu bakire ariko ubwari ubuzima bw'umuhamagaro ntangira njyaga ngura avoka yo kwisiga mu isoko rya centre nkagura avoka ya 20 none nkayiponda nkayisiga kugira ngo mbashe gusa neza kuko namenyera amavuta meza nisiga amavuta ahenze namenyereza parfait ntangira kujya mfata indimu citron nkajya nshyira mu kwaha kugira ngo ntagira abantu nukira nambara karisimwe nayiracika ariko Imana nigiguteza abanika nsigira kana ko ku ruhande gatuma nambaye ijipo kabona ko nyambaye ariko hagati yaracitse ubwo buzima mbubamo bwo gutozwa kugira ngo mbashe gukorera Imana ntangira ubwo rero nsengera abantu ntangira ubwo none uko narezwe burya yo ufite ababyeyi bakurera barandeze mu buryo bwose bushoboka bambyazamo n'impano nuzuri ko nuzi umwuka wera bambyaza impano y'ubuhanuzi baranankuza mu buryo bw'umwuka bambwiriya hari uburyo ushobora guhaguruka mu buhanuzi kugahaguruka igihe kitaragera ariko barankuza rero nuko nko byagenze inshuti zacu murabyumva ariko nanjye umutima haruko ariko ndumva gusa icyo mbona nuko mbona warahamagawe Fanny muri ubwo buzima ubaho wisiga avoka ubaho wisiga indimu ubaho wifunze igitambara mu nda utarya hari ahantu wumvaga uri kumwe n'Imana cyangwa wumvaga waratakaje ubumana burakoze cyane mu by'ukuri navuga ko Imana yampaye umutima ukomeye bitewe nuko ibyo nari ngiye matari ryo rubyishyizemo buriya ikintu ukishyizemo ari wowe wakijyanyemo ukivamo ariko nge ntago nari kubona uko nkivamo ndibuka umunsi umwe nashatse kubivamo nari mfite umuntu w'inshuti yanjye yari ari mu Bufaransa noneho ndaje ndamubwira rero ndi mu buzima butanyoroheye aranga ati ngiye kukohereza amayero ugende nawe urebe ikintu ukora none ndavuga ni n'abandi bakorera Imana kandi bakajya gucuza nabonaga abantu twasenganaga bacuzaga za Nyabugogo bajya ndavuga nanjye ngiye gufata aya mayero nayazana ndagera nge Nyabugogo ndangura incaguwa nge ncuruza kandi ngenza kuwa 3 no kuwa 5 nsenge naho ndi bujye mpage ariko nkorera Imana mve muri buno buzima koko turabyemeranya undaranya ndicyambwe ati nyahaye umuntu uyu nuye yari umuganga wakoraga ku bitaro bya Kanombe ageze Kigali arampamagara arambwira ati duhurire i Remera ndagenda nsigambwiye zanzahare ngenzi zanjye twakoranaga umurimo ndabwira nta mayera gibanyohereje 500 ninza ni marakuza ndabanza mbajyana ahantu turye duhage numva umuntu wese abafite inzahare ngenzi turye duhage tumara guhaga none mbone tujye kurangura
rwose nabo basiga bishize ariko ndashimana ko izo nzaharu zose n'abakozi Imana n'aba bishop n'abakozi Imana rwose bari ku rwego rushimishije. None turangije ndagenda umugabo turabonana aransuhuza arambwira rero kana kampaye ubutumwa bwawe ndabuguha mpereza lettre mbese envelope mfunguye mburamamaye mbona urwandiko rwanditsweho n'ikaramu ndasomye bari wese kutampaye amayero yambwiye ati reka dati ntayambwiye ati ntayo yamaye ubwo cyeka niba yabyibagiwe ndagaruka namuhamagaye se ko ambwiye yuko ntayo wamuhati je nayamuhaye aramuhamagara amuhamagara ngatumva ati nabonye umuntu wawe ari umusiribateri ati kari genageze mu rugo nsanga hari ibibazo ati rero nayigurije nzabanya kwishyura nyuma kubera ko igihe cyo kuva bitari bukundane nirwaniriye rero ushobora kugerageza gushaka kuva mu kintu ntibikunde ndangije ariko Imana ikagimbwa ati nubigira ibyawe ukabikora ukumva ko ari akazi ukorera Imana nzaguhemba nzagutonesha nzagukora ibintu byinshi kuko hari ibintu byinshi yagerageje gusa nkaho inkuyeho yankuyeho icyubahiro inkura inshuti z'umumaro insigazayo nige nayo ariko ntabwo ushobora kubona ibintu by'Imana utabanje guca ahantu nkuko Yesu yagenza akaruha niko nawe ngomba kugenda ukaruha kuko nawe yarashonje nawe niko ugomba kugenda ugasonza nanjye rero nibwo buzima naciyemo ariko nkumva umutima wanjye urakomeye nkahura n'ibigeragezo ngahura amagambo ngahura n'iki kugeza abantu batangira kumbwira ko ntuzuye umwe wese akaza akambwira ati umwaka agenda akabwira iwacu nabonye fana ahagaze kwa rubangura afite biri yacitse agenda abwiriza ubutumwa kandi ntaho nageze nta nubwo wari umuhamagaro wanjye mbese ariko ibyo mbyihanganiramo kugeza ubwo uyu munsi nduyu nguyu ntabwo byoroshye ariko ndumva Imana yabanye nawe Fanny kugira ngo ugere ku rwego rwo gushaka umugabo muri ubwo buzima wari urimo bwo kurya nabi kwambara ubusa ese hari ahantu ufite ibyiringiro kuzabona umugabo urakoze cyane ntabyo nari mfite haje kugera igihe noneho ko ninjiraga cyane mu gukorera Imana iyo winjira mu bihe byo gusengera abantu cyane ugeraho ukasa nka wiyibagiwe nasengeraga abantu cyane haba ku manywa na nijoro ku buryo kuryama no kurya naburaga umwanya kubera gusengera abantu none nakundaga ko mu bihe byo gusenga kugira ngo mbone amavuta nta mbashe gusengera abantu ntabwo ushobora gusengera abantu utabaye mu bihe byo gusenga rero najyaga hari ahantu najyaga nkunda gusengera ku murindi habaga ibisheke n'ubu birahari nakundaga kuba muri ibyo bisheke nsenga iyo bavumburaga abajura nanjye bamvumburagamo ndashima Imana yandinde muri ibyo bisheke ntihagire ibisambo cyangwa n'abandi bamfatirayo cyangwa bankorera ibyafurambye Imana yarahandindiye rero akenshi iyo natahaga nk'ingeze mu rugo maze gukaraba ndebye ubuzima ndiho camo ko nari nyoboye abakristo barabadamu beza cyane bajyaga bambwira ngo ufite abagore beza bazi kunsobanura bakambwira mushumba wambaye nabi nkatangira kwambara neza batangira kunyereka ko kwambara nabe nta yindi kuko nemeraga kunyurwa n'uwo ndi we bakambwira ati hagezweho ibi ibintu nk'ibyo noneho bakundaga kunsengera cyane ngo nzashake kwana babishyizemo umuhate cyane noneho ariko nagera n'abandi mu cyumba cyane ndyamye kose umugabo uzanyemera nindi umeze gutya nkareba uwakanyemeye nkabona iwacu ntago bamukunda nkabona iwacu ntibamukunda kwese burya hari famiye uko ziba ziteye ukuntu barambwa tugukijijwe ejo uzatuzana umugabo umeze gutya na gutya na gutya ariko ko nayo narakijijwe ndavuga ntuwe Imana izampa nzamubazanira ariko Imana izi imiryango yacu ntago igikora ikosa ryo kuguha umuntu uzateza ibibazo iyo ntago yari Imana kandi yarabyivuge ngo umugisha itanga ntago yongera umubabaro kuko izi mitima yabo noneho mu gihe rero ndiho nsenga mvuga Mana uguciye muri ibi hari abakurambagiza hari abakubenga barambengaga nabo nge nabo nabengaga byose byagombaga nyine byari imvange ariko nakuriye ukuntu ndwaye imyati nkabwiye umugabo uzankunda nuwe nareba ukuntu nta sura nziza y'umuntu yirukana abadayimoni ntaseka ahora kambije agahanga ikintu cyose yavuga ngo toka satani mbese nuje bazizina ryo bavuga ngo toka satani ariko wawe ntabwo umutokesha ngo cyende nuko noneho naje kugera igihe ko Imana yari yanteguriye umugabo
abantu benshi bakunda kunyibazaho ko umugabo wanjye ni muremure genda mugufi ni inzobe ndi igikara byari ibintu biri kontrere cyane ariko kuko cyari igihe cyanjye nta nubwo twabanyanye igihe kirekire cyane yarambonye waramenye arankunda muri we arankunda yansabiye yatangiye kunsabira nimero kwa Rubangura hari muhanda ariko maze kunsabira nimero bukeye bwaho atangiye gusa nkaho atangiza zo gutereta tambwereka dusenge turasenga urugendo rwacu twarurageje gusenga nuko gusenga ko nasenga vuba mana uzampa umugabo utanzambuza gukora umurimo wawe uzanyemerera ndamushimira cyane kuko ampa ubushobozi bwo gukorera Imana yaramfashije kandi yambereye umushumba mwiza cyane cyane yanyereye imbuto bituma ibikomere nari mfite no mu bakozi Imana mbikira nagiye mbikira harabankomerekeje nabonye bitwaye nabi ariko urugendo rwanjye nawe abafiansaye twajyanye muri Kongo tukabwiriza ubutumwa tukagaruka yagiye anyerera imbuto nabugingo nubu kanga icyaha kambwa ati ikintu gikore twemere tuwe muri ubuzima ariko twe kwitwara gutya twemera guca no muzima bw'ubukene ariko kugira ngo tutagira abo turemerera rero arandambagiza saba urukundo ndarumwemerera tutangira umushinga arasabara ko turashyingirwa ubu turabyaye ndumva ni urugendo rurerure ariko nk'uko abantu bakuzi Fanny ufite umuyoboye itorero Fanny ufite abana beza ariko Fanny warwaye imyaka ndagira ngo hari abakobwa bashobora kuba bari mu kigero nk'icyo wari urimo icyo gihe badafite ibyiringiro ariko basenga wenda bagufi barengeje n'imyaka bari 35 batanize ariko si aba bantu wababwira iki Fanny Imana wabonye wayibwira gute aba bakobwa bazareba ubuhamya bwawe murakoze cyane ndavuga ibyiciro bibiri hari ushobora kuba ukugiye gukurikira iki kiganiro uri umwihaye Imana uri umubikira ndafite inshuti zanjye cyane n'ubu ngubu tuganira tuziranyeho byinshi hari inzira nyinshi ushobora gucamo niba ubona ukabona uburyo ubaye mawe utari uburyo bunogeye Imana uvuga ngo ushimishe amaso y'abayobozi bawe wavamo ugashimisha Imana birashoboka ko byakunda nanjye byarashobotse nanjye nafite amajwi menshi yabambwira nuvamo bazavuga ko impamvu uvuyemo ari iyi ariko namaze imyaka myinshi kandi ntarashaka bazavuga ko wananiwe kwifata ibyo ntacyo bimbwiye hari n'abantu bujye ubona ko naranditse ngo wowe wowe uburi umukristo hari ibintu byinshi utazi ariko banyirabyo baba babizi none nabwigera ku rwego kuri kote y'umukristo we ugeze mu myaka myinshi cyangwa se utaranize najya nkubwirira ijambo Imana irema Adamu yamuremeye Eva ntabwo urugo turusaba ntabwo dusengera umugabo hoya ahubwo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka igatunganya wa mugabo kugira ngo imungegereze wango ngiye wango umugabo kandi naramuhawe kuko iyaremye umugabo yaremye umugore niba hari umusore uvuka uyu munsi hari umukobwa ugomba kuvuka agomba kurongora ahubwo kubita imizimu yafatiriye wa musore imubuza gushaka akarinda gusaza uko asaza niko gusazisha rero navuga ngo haracyari ibyiringiro wawe arahari utegereje ukihangana icyambere ugomba kubanza ukamenya kwanza karande yawe karandi kuboshye kuko ari gihe nshobora gushaka ko nshaka kandi wanyu nta muntu ushaka jewe iwacu twa dufite karande yo gupfakara ariko bashakaga ari batoya mama wanjye yashatse afite imyaka 16 niyo mpamvu yabyaye abana benshi akora ubukwe baramusaba asezeranira kuri misiyoni ya Kibeho arasezerana uwo ni umugore w'isezerano niyo mpamvu rero nabo yabyaye bagerageje gukora za mariage bafite imyaka 18 20 21 barashaka ariko hazamo ako kantu ko gukenyuka ko gupfakara ariko gafite ahantu kava mu gisekuru cyo kwa data mu gisekuru cyo kwa data habagamo icyo kintu none nubwo harimo bakuru banjye bari barakijwe ntago bari barakijwe barigishijwe ngo Yesu yarangije byose
urumva byose yarangije byose kuba nta karande ntaki ariko akirengagiza ko Yesu avuze ngo ubwo maze gucana umuriro ntegereje kindi ki aca basiga bariya akimara kugenda ba Petero barahondaguwe n'abandi za karande zazi kibarimo ni ukuvuga ngo iby'umwuka byose twarabihawe rwose dufite ubugingo buhoraho ariko icy'umubiri karande irazi ikakizirika rero kugira ngo gihamburwe hari icyo ugomba gutanga ko nabari cyo batanze baguze indembo baraterekereye batanze ibitambo batanga kimwe mu 10 niyo mpamvu we gutanga kimwe mu 10 bikugora batanga umuganura kwaza nyabingiza za ryangombe zabo kuba kurambere babo niyo mpamvu we kugitanga bikunanira kikaguteza ubukene buraho ngaho none rero abo ngabo bakijwe ntago bigeze bamenya karande y'icyo kintu none ngiye nkijijwe nakijwe mu itorero risa nk'itorero ry'i Tanzania none bazi gukubita imizimu kabisa none batangira kunyigisha ariko none nkura n'umuhanuza ndondora karandiri wacu ndayireba menya ko ariyo ntangira rero muri iyo myaka mito natangiye kwirukana karande ndwanya karande mpereye ku gisekuru cyaho sogokuru yaratoye na sogokuruza mpagera nshakisha nta muntu haza ko nabwiye ko hari umuvumu kandi uwo muvumu ari wo sogokuruza yakundaga kwicaraho ku nama kandi uwo muvumu wari umunsi yari arimo urusyo n'ingasire none umva aho hantu baje kuhava sogokuru aza kuhava ajya kwimukira ahandi mu kandi karere ahandi urumva hari ku Kibuye arahava azajya gutura muri Nyaruguru aho agiye kubonda umutware urumva izo nzira zose yagiye ni kera ariko maze kubwira uko iravuga ngo ndi Imana mpora abana gukenirwa kwa base kugeza kubuzuku n'ubuvivi no maze kumenya rero ngiye mbwiyo nsanga kiriho kituboha kiri hehe kiri kugera kuri sogokuruza ngiye byamaye ngombwa ko mpaguruka nta nicyo nari mfite nabonaga transport bingoye ngewe njyayo nshaka cya giti mbaririza ntahazi nshaka umuntu mbusobanurira mpamenye ndagenda bamwagira ngo nje gushaka amasambu ariko ndabwa nta gushaka isambu ubagenje gushaka iki nkiraho abantu bagitema baracukura rwa rusyo barukuraho barukuyemo mfata amavuta ya herayo nsukaho maze gusukaho ndagitwika mu buryo bw'umwuka bambwira undi masenge nawe wajyaga mu bapfumu urya kuraguza ngiye kurasanga we yabaga mu Rwanda yapfuye muri 1994 nabwo nsubiraho yaratuye njya kubaza bimwe burango Gideon asenga icaniro cyase yasize yubatse yasabwe imfizi yase niye ku giti cye yubaka igicaniro yabanje gusenya icyase ngo none hategekwa kubaka igicaniro we hehe ku gasozi ko hejuru ni niyo mpamvu na Eliya yabanje gusenya igicaniro cy'ababayari bubatse none atangira kucyoza cyubaka bundi bushya arabona Imana iramwumvira twe rero twubakira ibicaniro hejuru y'ibyo basogokuru bahari urashaka kubaka ushaka amareje kandi nyogosenge ntayo afite nuko ntayo afite nta muntu wanyu wese ukora Nabaye bikora bite ariko kuko masenye ntabyo afite sogokuru mama ntabyo afite kubera ko nisobanukiwe shobora gukora icyo ngomba gukora nkavuguruza bya bindi narangiza nkagera gute nkakora ubukwe ku manywa y'ihango ndagenda none ntambaririza abantu bajyanaga mu bapfumu sanga yatangaga amafaranga 20 cyo gihe ari menshi sanga yatanze inkoko ndanyije ndakusanya ndicara narapagashije ndavuga je nta nijipo niguriye nagiraga ijipo y'icyatsi kibisi n'ishati ya rouge bordeaux nibyo ntibari byari binzweho ndagenda nshakisha amafaranga menshi ngiye kuyabona bigoye ndayafata none mu mwanya we ya nkoko yatanze ngiye nateguye inka mfata inka buri muntu wese buriya mukozi w'Imana agira umuhanuzi we kibazo nuko umuntu atagira kanunga ke ntagiye n'umuhanuzi yemera ukajarajara iyo wanyoye paracetamol ukanywa amoxicillin ukanywa iki ntago uzamenye yakuvuye niyo wanywa mitsingi ukanywa warajye ukanywa miriture ukanywa nisinzi biyo gukoze ko nazo nigeze nywa ntuzamenye yagusindishije hamwe wibona umuntu wese aje ngo uvuga ngo uyu nguyu fata umuntu umwe akubera umuhanuzi akubera umukozi umutambe w'ituro umuhituro umuhigitambo urebe ngo hari ibintu bihinduka ku buzima bwawe ngenda bitero mfata inka mfata ayo mafaranga kurigiye kubona amafaranga 1000 byari kibazo ariko nashakije amafaranga 100,000
urumva umuntu kubona igihumbi bigoye aho ukabona 100 ndabijyana mbishira uwo numva ashobora kugira gute kunsenyera ibicaniro bya bari icyo gifatanya kigenda no kubuza igisekuru cyawe niba uri umwega niba uri umunyiginya nk'ubu uyu muntu aje ari umwega nzi ibintu bikubita bega ko ndi umwega kazi nzi ibintu bahambira ndakubwira ni umwega kazi ibi nibikuva hakugera kuri runaka kuri makara urwanwa nibi kandi agiye kurasanga umwega w'icyangugu n'uwo muri Uganda no muri Tanzania bose bafite akantu kamwe ntatabugana akarero ngende buze kugira gute gukora ko nta gushobora kuvurisha umuti utarakuvuriye impamvu uvurisha umuti impamvu wavuga kira nawe uwo muti uha abandi ibyo rero ibyo nakoresheje maze kusenya ndavuga rero ugewe kugira ngo nzashake mpfakare mbe ndetse sinzashake igihe abo tuvukana bashakiye bamwe batanye ngo naragumiwe je nashatse mfite imyaka 28 cyaka mfite imyaka 20 wibuke ko iwacu bashaka afite 18 21 uwamyishe je rero nshaka mfite 20 ningahe n8 nshaka gahigo nunundaga mpita nkubita cya kintu karandi iragenda hari muramu wanje yararwaye meze nabenda gupfa ariko ahise hagararira ubu nta rundi rupfu rwigeze rubaho ngo tupfakare cyangwa tugire gute turi bamuryerya aho rero ndangije kuko icyo nagomba gukora cyari kirangiye integurira umugabo kandi mwiza bitanatinze bitagoye harasabara kwa mu muhamagaro bigoranye igice kimwe cy'iwacu batumugabo ushatse bamwe bafite uko bamuvugaga umugabo mukozi w'Imana zakugeza kuki muzabaho gute ariko Imana umuhanga arakantu yakoze muri invitation buri gifite utuntu twishi dukirisha iduha invitation nziza none ko dufite n'itorero ryiza tugiye gusezerana nanjye rero famille nari ncumbitsemo nari nkodeshejemo nyiri gipango ari we nyiri byondo ati dore wa mbere y'umwana ndagusaba kuri invitation ushireho kugira ngo byibuze nanjye nzabona ubushya yari majoro none mfata invitation hejuru twandika umuryango runaka wanagarariwe na majoro runaka iyi baye turufu ya mbere Imana n'umuhanga kwimana niyo uzankurira ubukwe kandi zanyubahisha none hejuru wareba eglise tugiye gusezeraniramo bati baturiye n'umupasteri wo muri ratorero nanjye bati wabo nawe bati ashatse umukobwa kwa majoro idufungira aho ngaho twese Imana ubukwe babwiza tujya amajyepfo turasaba tuzi Kigali turasezerana turarya turanywa turasigaza tujya muri dine dukomeza umurimo w'Imana turavuga ubutumwa ushatse kuvuga ko icyo babwiraga abakobwa ni ukwita kuri karandezi wabo kugira ngo babashe kurongorwa kubera ko hari igihe umuntu aba atinze kurongorwa atari uko umugabo adahari ahubwo hari imbaraga zafasha umugabo hari ibintu bibiri bishobora icyambere hari imbaraga zikubaza aragufashe zishobora gutuma kurongorwa kwa gukererwa ariko n'igihe umuntu yirukanka nk'umuntu wiruka imbere y'imodoka uwo muntu ninde ni wa muntu we muri we yumva ko imyaka yishiriyeho agomba kurongorwa akigenera ko agomba kurongorwa ikindi ntatekereze cyangwa se akayoborwa n'umubiri umubiri wanjye kwera ko hari ibintu ureba hari ibintu wakinishije umubiri waba ukinishije keshi sibyo y'umubiri wariye cyane buryo umuntu ntago ushobora kumenya ko amata aryoha utayanywa cyangwa utaranyoye rero kuko wanyoye amata ukumbura amata Dawidi igeze gukumbura amazi y'i Bethlehem abati nkumbuye amazi y'i Bethlehem abasore bibigango baravuga tugiye tuzemera dora amagara cyo kujya gutegura yakumbuye ko yanyweye rero hari igihe abakobwa bari yandaritse kusanga yagiye mu bagabo ibintu nk'ibyo byose none uko umubiri urushaho gushaka umugabo ugasanga niko ashyiraho pressure Imana ndashaka umugabo Imana nutanigera kubona umuntu mu butari wasenga akubita azanye inkoni ngo cyo gukubita Imana ngo wambwiye itari cyo itari cyararenze reba niba atari wowe watannye kuko hari igihe umuririmbyi umwe waririmbye arimo ngo ibya Yesu ni ku murongo nguva ku murongo hagati ahigira gute reba niba utaravuye ku murongo hakaba hari undi muntu wahinjiye rero hari igihe gato dutana noneho hakaba hari ikindi kinje tuba tuzi ngo kuko twaguye Imana ikaba ari nyembabazi tubabariye ndagaruka ninjiye muri wa murongo kandi bisaba ko wongera ugasubira hehe inyuma gutangira rero mbere uyu mukobwa namugiraga inama yo kuvuga ngo ita kuri karande yawe
umenye naho utambira ibitambo. Ntabwo umuntu nureka mbivuge, impamvu mbibwa nuko mbizi, ntabwo ushobora kumbwira ngo ugiye gusaba umugisha ku muntu washenye urugo wowe ngo uzarwubaka. Ntabwo icyo afite, umwuka afite wo gusenya niwe azakurambikisha ikiganza, niwe azakurambikisha ikiganza. Shaka umuntu uzi ko afite ubuhamya, uzi ko yaciye mu bintu yubatse urugo aruhagazemo kugira ngo urugo rwawe nawe rukomere. Rero kuzamubona, uzamushaka guhanurira akubwira ibintu byose. Umuhanuzi ntabwo umuhanuzi ari abatura bitambo, hari umuhanuzi hakaba n'umushumba. Umushumba ashumba aragira, ariko umuhanuzi aravuga kuko ibyo avuga n'igihe biba bitamurimo, ahubwo ari igikoresho. Rero hari igihe rimwe wahanurira umugabo ugashaka uwo munsi bitabiza, bisaba urundi rugendo rwo kwegera umukozi w'Imana, umushumba akicana nawe akagusengera, agahishurirwa hahandi biri hasi, akamenya icyo kuva mu bwana kigira gute, icyakuboshye, icyaboshye iwanyu, noneho akanagufa. Ntago umutumwa uyu munsi ngo witukira, bisaba gufata urugendo rurerwa kugira ngo ugende wemere ko nk'uwo muti. Rero yaje umuntu avuga ati mwizana ryasunda ko bahoye nkurukanyeho karande, genda urakize, ugahita ugenda. Ni bya bindi umuntu akubwira ati cyakire, ndacyakiriye, ariko ntigifatika. Yego, hari abantu benshi babitubaza nuko nasengiwe deliverance ngo none ngaba nta mugabo nabonye, ariko wajya gukurikirana ugasanga mu by'ukuri no muhanuza mubwiye ngo Imana iramubohoye, ariko ntiyagize umubyeyi. Kandi urabona ko icyagufashije no kwagize umubyeyi. So rero inshuti z'Ikamba TV ndabasaba ngo mushaka uburyo mubona ababyeyi. Fanny rero Imana igumugisha, tugana ku musozo tuzongera tugutumire komeze kurushaho kugutubwira ubuhamya bwawe. Ariko Fanny, wasoza ubwira iki abakunzi b'Ikamba TV n'abazakubona hirya no hino, wababwira iki? Icyo nasoza mbabwira, ndasoza kimwe mu cyo waruvuze, muve ku byo mwahanuriwe, ahubwo mwinjire mushaka abashumba, ababyeyi babarere. Ku mubyeyi amenya umwana ko yarwaye, akamenya n'icyamuvura. Icyo kintu kizagufasha. Ikindi nababwira ngo mukomeze mwihangane, mukomeze mugire Imana icyizerera cyahari. Ntabwo Imana igibeshya, icyo yavuganye nawe izagisohoza, ariko nawe hagarara mu gukiranuka. Nuhagarara gukiranuka kura ibishimwa mu bigawo, Imana izakuremera umugisha kandi uzahindurirwa amateka, imibereho yawe hinduke. Twese Imana yahinduye imibereho, ubuzima nacemo ntago nkiburimo, mfite andi mateka mashya, hafite n'ibindi nanjye nimirije imbere. Kugera kure siko gupfa, kandi nazagira ukubwira ngo va muri uyu murongo nkwereka undi. Oya, Satani ukurwanya arahari, ariko umenye ko hari n'Imana nanone y'umurengezi wawe, hari na Kristo wagucunguye. Yahari rero kuko ariho uri muzima kandi uzabaho. We gushyirwaho igitutu cy'abadayimoni, kwa n'igihe abadayimoni wese ntago ushatse, ntago urashaka, niyo mwaka ntago urashaka, jya wiyama abadayimoni, utegereze igihe cy'Imana. Murakoze. Reka n'ubundi tugusabe nkuko tuzonga twagutumira utugira icyizere, kandi tugutumira tabizongera kuboneka, ariko reka tugusabe usoza usengera abantu. Data mu ijuru, ndagushimye, nsabiye ubu bwoko budukurikiranye Ikamba TV, Imana y'amahoro ibahe umugisha, ubagure wagire neza, usubize amasezerano yabo, yasohoze ibifuzo byabo bisubize Mana. Wongere ubambike imbaraga zo kukwizera no kukwiringira, ubambike ikamba ry'ubugingo, kandi Uwiteka Imana nyir'ingabo ubakuremo amajwi yose y'umwanzi Satani abaca intege, abereka ngo ntibishoboka, ahubwo arundi ruhande wisigarije, kandi nzi neza yuko uzaza utazatinda, kandi ari byo ugiye kubakorera. Reka rero bibakorere, kandi bazakomeza guhamya bavuge kujya neza kwawe, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.